bahaniye ibyumweru aho kugira ngo bahane imikino. Vice President Richard yavuze ko bari gukurikiza amategeko yo muri 2019 ya FERWAFA ariko barashaka kuvugurura ayo mategeko yo muri 2019. Ubwo yavuze ko no mu byo bazavugurura n'iki kiryo kuvuga ngo bahaniye ibyumweru bagomba kugihindura ahubwo bakajya bahana imikino. Rwose nko rugasha bivuga na Vice President yavuze ko bagomba kubihindura kubera ko ntabwo bijyanye n'igi. Yego ndagira ngo tubyihutemo kuko turacyari ku basifuzi ariko rigani nubwo twari twabonye zandane zaje kuri email noneho FERWAFA kera kabaye irabisohoye isohoye ibyo twavuga twahero bya Bugesera isohora iby'amagaju yareze ikarito y'umutuku kuri Rayon Sport isohora ibyo APR yayisabye gusuzuma niko babyise mereye kuby'ikarita itukura umukino wa Rayon Sport n'amagaju FERWAFA iravuze iti nyuma y'uko komisiyo igejejweho ubusabe bw'amagaju yagaragaje kutishimira icyemezo cy'umusifuzi ku mukino wabahuje na Rayon Sport umunsi wa gatanu bakinnye tariki ya 24/10 uyu mwaka kuri Kigali Pele Stadium, aho amagaju yagaragaje ko umukinnyi numero 27 Rwema Amuza nta kosa yakoze ku munota wa 23 ryatuma habwa ikarita itukura. Komisiyo igendeye ku mashusho ifite inagendeye kuri raporo ya komiseri w'umukino yasanze bigaragara ko umusifuzi yari ari hafi yahabereye igikorwa action cyangwa se action abireba neza ibyo bita ngo ni proximity and angle of view, bityo ikaba yemeje ko umusifuzi yafashe icyemezo gikwiye. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Umureye yahise ashyiramo vuvuzera hano aravuga ati amagaju aho ngo turayagaritse nuko yigenje vuvuzera nayumvishe. Ubwo rero ni kuri uwo mukino kuko habaye insida eshatu. Hanyuma tujye ku kindi kibazo cya APR. APR FERWAFA iravuga iti abafana ba APR mu byumve neza, imyanzuro ya komisiyo ishinzwe imisifurire ku mukino ya Rwanda Premier League yo ku munsi wa gatanu Kiyovu Sport vs APRFC cyangwa se Kiyovu Sport yakiriyemo AP. Nyuma y'uko komisiyo ishinzwe imisifurire isuzumye ubusabe bw'ikipe ya APRFC bwo kuwa 27 z'ukwezi kwa 10, aho yasabaga gusuzuma imisifurire mu mukino wahuje Kiyovu Sport na APRFC umunsi wa gatanu wabaye kwa 25 z'ukwezi kwa 10 2025. Komisiyo imaze gusuzuma neza amashusho yasanze umusifuzi yarafashe ibyemezo bikwiye mu mukino. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Ubwo ni Kiyovu Sport na APRFC. APRFC iteye utwatsi, Rayon Sport na amagaju ateye utwatsi. Kuri mwari muri kuri stade icyemezo FERWAFA bafashe muremeranya nacyo kuri insida yo ku magaju bavuze ko badafite ishusho igaragaza koko niba wenda umusifuzi yari gutanga ikarita y'umuhondo ntatange y'umutuku, kandi koko none areba video y'iberi ntabwo igaragaza ko kwijana uriya musore niba yari takre iri severe cyangwa se ikabije Rwema. Hari ukuntu rero ari jijuma cyangwa se ari icyemezo cyafatwa navuga ngo mu bice bibiri, nko kuvuga ati wenda amashusho ntahagije yaduha igisubizo. Harimo buriya no kumva umusifuzi ashobora no kuvuga ati nge nabonye yarabaye nk'utera takre wenda ntiyayihamenya neza ariko yari afite wenda intention ko mu mupira nabo barayihana iberi kugira ubushake bwo gukora ikintu ntibisobanuye ko bakigezeho. No mu mategeko asanzwe y'ubuzima tubamo abantu barabizi ko ubu ngubu ndamutse mbwiye umuntu ngo nzakwica ariko simwica yandega muri ribu bakamfunga, ibyo bintu ntabwo mubizira. Nshobora gushaka gutera umukinnyi takre sinyihamye ngashaka kumukandagira ariko kubwa amahirwe Imana ikamufasha agasimbuka, ari nacyo Basane yakoze. Ariko bakareba iyo muhamye izo mbaraga waruzanye uko kuntu waruje uko kuntu wari wafunguye godiwa washyizemo imbaraga zose akaba ati yamuhamya yari kumuca igufwa ry'umurundi cyangwa ruseke. Oya n'ukuje bishobora gutuma umukinnyi adakina baro neza, atiyumva neza kugira ngo akine baro. Murekereza ko nicyo bakireba ko bati nubwo utamuhamije takira ko ntabwo yahamije Basane rwose ko Basane yarasimbutse barakomeza baranakina, ariko wenda bakaba bati yari takirimo nirimo imbaraga nyinshi icyo bakakimuhanira. So nge ndumva biri fair.
kuri APR icyemezo cyo kuri Sekiganda position yanjye ni imwe nicyo ikarita y'umutuku ya Sekiganda yo ndayemera. APR yaravuze ngo Ruboneka yari yakorewe ikosa, ariko interpretation ntago bayumvise neza. Tubisobanure gutya, kuba Ruboneka yakorewe ikosa tse ntibari sifuri, ntibisobanuye yuko imbere Sekiganda agomba gukora irindi ngo kuko Ruboneka yakorewe ikosa ntibari sifuri, kuko batari sifuye ntago bereza umukinnyi wa APR wundi gukora irindi. Urugero, niba Kisera akoze ikosa turi mu ikipe imwe, nkabona arbitre ntari sifuye, njye Rugaju simita ntega Ruvuyanga mu yindi kipe, kuko mbizi neza yuko batahanye ikosa ryakorewe Rugangura dukinana. Ibya Rugangura niba batabisifuye njye ntegetswe gukina neza, ntabwo nanjye mita nkorera ikosa uwundi kuko yarafite ikarita y'umuhondo bamuhiya kabiri. So kuri Sekiganda ndabyemera, ariko hari ahantu APR yarenganye. Kuri Omedi iriya yari penalty, clear penalty rwose. Omedi umukinnyi wa Kiyovu yakubise ukuguru kwa Omedi ntiyigeze akina umupira, kandi Omedi yari yakoze control y'umupira. Bamuha umupira mu rugo rw'amahina, arawufunga arawukontorora, yitegura gushota. Umukinnyi wa Kiyovu araza, aho kugira ngo akubite umupira akubita ukuguru kw'imoso kwa Sekiganda. Sekiganda kwa Omedi yitura hasi mu rugo rw'amahina. Iriya ntabwo ari diving rwose, biragaragara. Ahubwo se Rugaju, wabonye ko muri amatangazo ya FERWAFA ubwo rero icyo ngira ngo wongerereho, wabonye uburyo badetaye iyi action ya Rwema amuza kuri Rayon Sport, bakavuga nimero yari yambaye n'uburyo babise muri detaye mu itangazo ryo kuri match ya AP na Kiyovu. Ndi kureba nkabonamo izi detaye ntazirimo, kubera ko niba bavuga ngo dukurikije ngo gusuzuma amashusho, ntabwo bavuze ngo amashusho yahe, kuko turibaza amashusho basuzumaga ni kuri penalty APR rega ko yagomba guhabwa Omedi, cyangwa se ku ikarita y'umutuku yahawe Sekiganda itemera. Ngo rero nta detail ho bashyizemo, kandi ahandi hose twabonye bashyizemo detail zirambuye. Detail bazandikiye ngo abo bireba nicyo bashyizemo. Ubwo no kuvuga ngo niba mutanyuzwe n'ibyo tubabwiye mwabaza abo bireba twabasobanuriye. Ibisobanuro byisumbuyeho n'ubundi baba bagomba kubitanga, kubera ko urumva niba ari nk'ibyo bya za penalty n'ibindi bagenda baguha angle cyangwa se nuko ishusho ryari rimeze. Gusa ikintu cyo kwamerera wenda muri Rwanda Premier League mu ijambo rimwe nekereza cyazanafasha Axel, byabaye byiza Rwanda Premier League yatangiye gushyiraho abantu bazajya bakora ibi byo guhemba abakinnyi ba man of the match. Nge nasaba ko hari undi muntu, urabona haba hari raporo ya komiseri, haba hari umusifuzi wa kane, haba hari n'abasifuzi nyine uko match yagenze, haba hari n'ayo mashusho. Federation nitekereza uburyo yazagishyira umuntu kuri match wundi ushobora kuba yabafasha mu kijyanye no gukora game assessment. Ubundi referee assessor ubundi ntago kuri match zose aza. Referee assessor aza kuri match zikomeye. Bure nko kuri match ya Rayon AP referee assessor uzamubona. Ariko ku zindi match biraza bikarangira kuri komiseri gusa, nta referee assessor ubuhari. Impamvu nari mbivuze sirito nko kuri zo zikomeye zifite n'icyo zivuze ku gikombe Ruvuyanga zitazateza ibibazo. Ejo umusifuzi na komiseri bakoze raporo n'undi akazaniye referee assessor, bakaziteranya hamwe bakaganira, birushaho gutanga ishusho kuruta uko wenda twavuga ngo ishusho rya televiziyo cyangwa se image ya televiziyo twashaka ntitwayibonye. Noneho bikaba byakoroshya ikibazo wenda mu kujya gufata umwanzuro. Gusa icyo navuga ntibikwiye nanone kuba ngo basifuzi bakuka umutima. Abasifuzi tureke kumva ko ari abanyabyaha, tureke kumva ko ari abantu batari bagenzi bacu, tureke kumva ko batari part of the game. Ni abantu b'ingenzi mu mukino, tutabafite umukino ntiwaba. So hareke kuba ikintu kimeze n'abakumva ko baciriweho iteka, amaradiyo, ibitangazamakuru, federasiyo, minisiteri byabavuyeho. Ni yego nibakore neza, ariko nanavuga yuko hakenewe n'akantu ko kubaganiriza, ko kubabwira ati nyabuneka mutuze, nta byacitse, umuntu yakosa, umuntu yakwibeshya, kandi koko bari abasifuzi bose siko babikora nkana, harimo na kwibeshya birashoboka. Twibuke ko ari abantu n'ibi bintu natwe kenshi tubivuga kuko twasubiyemo amashusho. Babigwaye byiruka kuri uriya muvuduko, ugomba guhita usifura ako kanya bikiba, ushobora bibaho rwose wakwibeshya. So habeho nyine no kureba uburemere bw'ikosa kugira ngo nabo bataza kusa naho turi kubatemeraho itaka, wenda habamo no kwibeshya nabyo bibaho. Naragoze cyane.